no nari ngiye kumushakira visa kari wari utwite kuko gakomejeho ya yindi yameze umunani cyenda naburaga iminsi yego reka kumeje reka turakugaruka yego turangije jewe njya kuri counter gutya kugira uvuga n'abandi ko urabizi muri Afrika basigaye bafite ukuntu bagufotora amaso fingerprints ibintu nk'ibyo sinzi mu Rwanda nikana abantu mbeho ya natwe barabikora ngira ngo iyo ari ibintu byerekeranye na passport yego just zone special iri umunyamahanga bisigaye bigoye yara mu Buganda urumva ndi busy muri ibi yego base naje kumutereta atwite y'amezi 8 ataremva ngo igaragara yimvutse siko bivuga hari ndavuze ngo ndaburaga iminsi ndi kuvuga ngo nshobora kubyara uyu munsi tamaringana guri cyangwa umugabo araza rwose n'umutima mwiza arambwira ati biteze ni byiza atera agatebe iruhande rwaye ni byiza wariye ntago ushonje ndambwira ntago nshonje meze neza reko siko byose mbivuze ahantu twagiye njyewe n'umusista umwe wanje mukazi sister uriyo dusohotse ahantu bita Karanoga hari iruhande rwo mu rugo iwacu turi kwitembera ku beach muri Munyonyo noneho twitambukiye turi kwigendera umugabo ati ndabagurira mbese ibintu byose muri bukonsome mo hano ninjiri bubyishyura ndamaze uratwishyurira uratuzi ngo yango turi bumenyane ngo turi friend ngo just friend ngo turi bube friend ngo ngiye ngo ndabagurira ese umuntu araza kwishyura bill y'ibintu atazi yo byavuye abantu atazi nabwo nari intwi tutagira indigera harahirya ariko ntibatinya ngo ufite indiragera hariya ntibatinya ngo uruwahe ariko umenya batakubaho ukuri kumwe n'umugabo wawe mufatanye mu mayunguyungu Ego nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuba turi kumwe n'iyi kapo nzi neza yuko mukunda muri benshi Karine ndetse na Jarike twongeye kubaha ikaze umeze neza murakoze cyane turashimana big time kabisa umwaka mushya muhire hari hashize igihe twaherukanaga nko mu myaka 3 ishize 3 irimo ni 2 n'igice wenda ubwo icyo gihe mwari muri abajene Marie hariya none twa avansiye Marie avansiye yego bari bumeze neza yego tumeze neza cyane turashima Imana uyu munsi tugarutse rero mu mashimwe tuje kwifatikanya namwe amen bakaza neza amashimwe kabisa Imana agize gutya ibaha umwana yego kawa mugane w'abahanzi ya couple nayo igeze kubiririmba tubaha ikaze rero ariko nubwo tubibahereje namwe mwaduhaye iwanyu Jari reka wenda mu camakeya hari bamwe nyeka yuko batabazi kuko yego abazi ni benshi ariko hari n'abandi twunguka abantu buri buri munsi mubanze mubibwire mu buryo bwanyu nka couple turi kumwe twabagendereye abakoze amazina yanjye banyita Jari Cyuzuzo ariko abantu bakaba banzi ku mazina ya Rick iyo ni madamu rero bamwita Tuyishime Karine Charlotte ariko abantu bamuzi nyine nka Karine nyine ko batumenyere ku social media so turi couple tumaze igihe kinini tubana nk'umugabo n'umugore turashima Imana dufite n'umwana umwe umukobwa mwiza cyane abantu bari batuze turi best ni hano muri Kigali abantu bari batuze nyine dukora ama travels videos Kenya Uganda Tanzania even na Zambia twagiyeyo like 1 month but now turi hano mu gihugu nyine twazanye umwana ngakurire iwabo yeah ku bantu rero batuzi ku ma social media atandukanye especially ku ma TikTok batwita The Luka Family ni combination ya Rick and Karine bikaba The Luka Family abantu bazi ko ari Luka gusa izina ryanjye ariko ni iriya Luka harimo na Karine nyine twarabikombiniye niyo mpamvu babona ijambo ritangira iriya D nicyo bisobanura so rero dukora TikTok Instagram na YouTube niyo ahantu batuzi cyane dukora videos ka trending cyane cyane ku ma TikTok abantu bagakora ku ma post hari n'abantu batazi ko ari tuba twazikoze ariko YouTube nayo twasanga nk'ababihagaritse ariko ubu twagarutse
kuri YouTube twitwa Rick and Carine. Ya ahantu hose rero dushaka kutumenya ni aho ngaho tubariza. yego hari ahantu wari uri kuintroducinga Carine uvuga yuko ngo bamwita Carine uvuga amazina ye wowe umwita nde? She's my first born. Kari urabyemera? ndabyemera ntacyo biri. Wowe ukamwita nde se Kari? Ni hani Sherise. Ariko akenshi ni hani nicyo kintu kinzamo mbere. Ya ndirimbo hani. Yego tugiye kuba twakwiganira rero n'uyu muryango ubu mugiye kumara hafi y'imyaka igera muri 5 igiye kuzura 4 ine ine niyo igiye kuzura muri uku kwa kabiri tuzuza imyaka 4 dusezeranye mu buryo mu mategeko mubana n'umugabo mwigeze se dusezeranye mu murenge then no dusezeranye tubana nk'umugabo n'umugore twasezeranye mu kwa karindwi nibwo tuzuza ubwo bishatse kuvuga ko ngo mu mategeko twakoze umurenge mu kwa kabiri habamo gutinda gatoya dukora ubukwe dutinze ariko mu mategeko twasezeranye mu kwa kabiri. Ubwo bivuze yuko mwigeze kubana mu buryo butemewe n'amategeko? Hoya turavuze twakoze ubukwe umurenge ko nuko umurenge uteganya kujya muri church. Yego urabona dufite amafamily aba ahanze menshi ukwifuza ko abantu bazaba bahari none to deciding itariki according yaba abantu kugira ngo baze bahari urabona mu kwa karindwi diaspora bakunda kuza muri sama. Urabizi hari ukuntu urangiza umurenge murakakubwira ngo mu kazi banyimye konji kandi ari umuntu w'agaciro ku buzima bwawe uravuga ati reka twigize inyuma so twamba gukora ubukwe mu kwa 3 tujya mu kwa 7 ariko icyo gihe ntabwo twabanaga yari akiba kwa data bukwe. Okay nuko waruvuze ati ngo nuko nyine ngo mbere tutarabana mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo mpita nibaza yuko bishoboka. Aya ntabwo byabaye ariko niyo byaba ari ikintu byabitwaye isubira ariko twebwe ko tugira imyizere ya gikristo bitanavuze ko n'abakristo babikora ariko twebwe Imana yaturinze icyo kintu ntabwo cyabaye bishobora kuba ariko ntabwo byatubayeho. Yego urumva imyaka 4 navuga yuko atari mikeya ubana n'umuntu noneho nkamwe ho ukuntu mwari muziranye kuko mwiganye mwarakuranye urukundo rwanyu ruratangaje si byo se kandi twarakuranye kuva 2015 ikintu kimwe harya mwamenyaniye mu Buhinde? Yego mwemeranya kuza nyine bemera kuzana ku bana. Yego imyaka 4 mwenda kwegera haraburaho wa mwaka umwe mu mategeko y'u Rwanda ngo ube uri umuntu ufite experience uyigira uzize 5 mu mategeko y'u Rwanda turi hafi kuyigera ariko ariko kari bamwumvise jarike kuko ari nyinshi numvaga ari nyinshi numvaga bitewe n'ibintu nacanyemo nawe experience mfite numvaga ihagije. Yego muri icyo gihe rero tugiye kwiganira kugira ngo muze gufasha abajene Marie nubwo wenda namwe iyo myaka muri kwirenga ariko ntago muraturengamo muracyaturimo urumva mugomba kuza mukatuganiriza hari byinshi cyane mwahuye nabyo muri runo rugendo rw'imyaka 4 harimo icyingenzi gikomeye cyane twifuje kuba twanaganira kugira ngo mutuganirizeho cyo kuba mwaramaze igihe runaka mutegereje urubyara ariko mwararubuze reka mbivuge gutyo kuko abantu uko tubivuga sibyo iyo tumaze kubashyingira turavuga ati reka tutegereje umwuzukuru amezi 9 jarike turebe Carine turebe turayabara tukabona abahungu n'abakobwa bacu barimo bari filimira tukabakubita content aho kubakubita umwana bazi ko ari plaque ko mwabyaye kwa mwarabyara ari plaque hari abatabyemera n'ababyemera nukuri ukokose erega shira muri nyasoma comment bavuga ati ni plaque muri kudukubita n'ubundi ntabwo byara cyangwa n'undi wa gatatu mufite mwatubeshya ntabwo ari uwa mbere mu byaye yewe reka twiganire kuri iyo myaka 4 mumaze mubana nk'uko wari bikomoje jari waravuze ko hari byinshi mwahuye nabyo bituma wumva nta kindi kintu ukeneye kwiga mureka mbivuge muri ubwo buryo iyi myaka 4 wavuga y'urushako rwanyu urushako warusobanura ute magambo make muri iki gihe ku bajene b'iki gihe bari kubaka muri iki gihe urushako
rufite ubusobanuro bwinshi ku buzima bwacu, kuko urushako narusobanura nk'ikintu abantu bitiranya. Urushako abantu bitiranya, hari ukuntu abakobwa iyo barimo gukora ubukwe cyangwa ateganya ubukwe, areba ubukwe bw'umuntu runaka w'umusitari, yarahera ubukwe, nanjye umugabo nadakora ubukwe ngo ntabwo bizakunda. Babudefinisa nka mariage kuri wa munsi, wedding day. Ariko urushako ni ikintu kinini, ni ikintu uba ugiye gutangirana ubuzima n'umuntu burebure kuruta ubwabanye n'umuryango wavukiyemo. Ni ikintu ushobora kuburara ntuhamagare so na nyoko kandi ubafite. Ni ikintu ushobora kugira ibyago ugahita utekereza umugore wawe mbere yo guhamagara umuntu umuvandimwe. Ni undi muntu uje mu buzima bwawe kandi noneho agiye kuba ikintu kinini. So iyo aje rero ntibikunde, niyo feri ya mbere. Ni nko kuba warize amashuri yawe yose na PhD warangira diplome bakayica, niko nakwita feri ya mariage. Ikindi success ya mariage ni ikintu gikomeye kuruta gutunga etaje. Nicyo kintu ngiye mbyizera, kuko ubuzima abantu baravuga ngo ngiye ngo wampa amafaranga ngo urugo ngo nta kintu bivuze, ariko wagira amafaranga utagira amafaranga, mentally utameze neza, ntago ubona amahoro. So urushako rero ni ikintu kinini kigari, iyo kigize success kiguhindurira ubuzima totally completely, bikanafekta abana bawe, ukabona umwana arishimye muri kumwe. Iyo gifeirinze kirakwafekta mentally ku buryo ushobora no kuba umusazi. kandi uko muri Afurika ntabwo tujya tuganiriza abantu, ntabwo tugira abantu baganga baganiriza abantu. So ugenda wikonsora mu mutima ngo ndakomeye, ngo ufite amafaranga, ngo urugo nta kintu ruvuze, ariko rutameze neza cyangwa wadivosinze, nibwo usobanukirwa ka kamaro kuko wa muntu mwabanye yari afite akamaro mu buzima bwawe. Ejo bundi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, sinzi niba mwarakurikiye ijambo yagejeje ku bantu bari bitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu, yagarutse ku nkuru yigeze ngo kuba yasoma y'umwe mu banditsi ba hano mu Rwanda, si yamuvuze, avuze ko ashobora kuba ari no aho ngaho bari agaruka kuri couple ngo yasomye y'abajene bari bashyingiranywe, nyuma n'igihe bamaze n'igihe kinini bakora divorce. Kari ku mwana w'umukobwa winjiye mu rushako, ugiye gushakwa, hari byinshi, hari ibitekerezo aba afite bitandukanye n'urushako, ko Jari Kare ari kubidusobanurira. Ibitekerezo by'umwana w'umukobwa ugiye gushaka ubundi mu by'ukuri yakagombye kuba atekereza ate? Reka duhere ku byo wowe wimaginaga mu rushako. Njya buranirinda imagination nyinshi, kuko buriya ziratwoshya, ziradushuka cyane. Nk'abantu babaye mu Buhinde baba bazi ngo haba urukundo rwinshi, ngo rw'abasazi, ngo kwa kundi ngo nanjye nari nzi ko muzajya muza mukaturirimbira. Oya, ngende umuntu ukoresha ubuzima buri reyeri, ntabwo ngira imagination nyinshi, kuko iyo utangiye kwimagina ibintu ugasanga ntibibaye nk'uko wabitekerezaga, ushobora no guta umutwe, ushobora no gusara. Rero ntabwo nigeze mfata ikintu ngo nimagine ngo ndumva ngo urugo rwanjye, ngo ubukwe bwanjye, ngo biza. Numvaga nyine ni umuntu tugiye kubana mu buzima, ntabwo twakuranye, ntabwo twavukanye wenda ngo tuziranye guturuka icyo gihe cyose kugeza akuze. Ni umuntu ukuze, nanjye ndi umuntu ukuze, tugiye kwigana tumenye uko ubuzima tuzabucanamo. Ntabwo nigeze rero numva ko anzaniye ibintu birenze bya bindi byo muri filime tujya tubona wenda ngo numvaga nyine tugiye kubitangirana tukarema ibyacu, ariko ubundi kubera iki numvaga iyo ariyo imagination ifite. Ubundi mufashije gato, marriage ni ikintu mugikora ubukwe mama mufite plan, ukavuga muti wenda mu myaka 3 tuba turi mu nzu yacu, wenda tuzatumaje kugira umwana. Ibyo bintu ntabwo ari itegeko ko bizaba. So rero mutakiriye yuko challenges ziba muri mariage, ntabwo urugo rwashoboka. Rero nanone ndeba video y'umutipe bita Wodemaya, abantu bakurikira YouTube baramuzi. I think he's the biggest YouTuber in Africa, ni kakaro wa mbere. Jama yaravuze ngo yigeze gukora ubukwe, amaze gukora ubukwe
bagira miscarriage 6. Can you imagine? Yaravuze ati twagiye kuba therapist ku baki bose, ati ibintu bakubwira ni ibintu bidahuye bidashobora no kugira ikintu bifasha muri mariage. Ati kuko umuntu wese ntabwo ushobora gusana umuntu ngo umugore wanjye akuremo inda 6, ahita avuga ati mwirukane. Ariko barabyaacceptinze kugera igihe babyaye. Ibona kuvuga ngo babanye umugore we akuramo inda zavagamo just by accident. Okay. Inshuro 6. Ahubwo njye n'itwajya tubarana turabafana iyo couples. Tukaba tuvuga ati aba ntabwo bakundana, asiga umugore kuko umugore abaga ari mu bitaro yagiye gukora video kugira babone icyo kurya. So mariage ishingiye ku bantu babiri, nta comment ituruka inyuma, inyuma urenze babiri ntibikunda. Hari ibyo twari dutangiyeho urugero rwibaza mu rugero nyakubahwa perezida wa repubulika yatangaje avuga iyo story y'abo bana b'abajene bari bubatse nyuma bakaza kujya gukora divorce. Iwe anageraho avuga yuko iyo ari imwe iba yamenyekanye ariko zishobora kuba ari nyinshi cyane. Nako n'ubundi yego, kandi mu by'ukuri ugiye kureba abantu bari gukora divorce nirwe bajene n'abana bato. N'abajene kuba ko majority bajya muri marriage batazi icyo bagiye kurebamo. Ntabwo nk'urugero twakoze civile mu kwa kabiri, twakoze real marriage yo muri church marriage mu kwa karindwi. Hari abantu twari twarasezeranye mu kwa kabiri bakoze divorce. Come on. Yes. Izo story ndazizi. Twahure ku murenge, twasezeranye ku murenge wa Remera barabizi. Mu kwa kabiri tutarakora ubukwe busanzwe bakoze mariage. Bari bakoze divorce. Urumva hari igihe sinamenya ngo hari abantu bagiye muri mariage bafite expectation zitaba. Kandi isi ntabwo ari iyawe, ikintu udahabwa sinavanga. Ubundi hari ukuvuga ngo expectation ariko hakabaho no kwigira umuntu ushaka ibintu materialiste, nyine wumva ko uyu muntu mushatse kubera ko afite wenda etaje, imodoka se, amafaranga se, kandi wenda yaje kugutereta yabitiye, ntabwo ubizi neza niba ari ibye, warangiza wabigeramo wasanga umuntu yarakubeshye kugira ngo nyine nawe agushuke. Donc yashimye kubona ibyiza biri muri, donc ni nko kuvuga guteze ashimye ibyo abonye nyuma housing, but ntago azi inside ibintu asanze. Ubwo ntago haba harimo amakosa yuko komande zombi hatabamo kubwizanya ukuri, amubwira uti ngewe nduyu ndakwiretse wese. Yes, hari ukutabwizanya ukuri sibyo, ariko hari no gushaka kumvisha ukuri umuntu ko ukuri akeneye ukaba ari kumuha. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ushaka kumva ibyiza gusa, nawe kugira ngo umutsindire umubone uri bumubwire ibyiza gusa ko birahari. Ngewe ikintu nakundiye umugabo wanjye nge ni ukuri, yavugishaga ukuri kose gusesuye, ambwira ati ukubona kuba turi abanyeshuri, yes turi abanyeshuri ariko ubuzima burahinduka. Nanjye kandi ndabizi, nanjye ndabibona mu buzima busanzwe. Ntago nge numvaga nkeneye ubundi umuntu wujuje iyo etaje, ntibyari bibi. Yego, byari bibi rwose, sinari no namubure, ariko nanone ariko no kwiganira Jari katabyumva gutyo ugasanga. Oya, nawe arabizi kandi n'ubuzima busanzwe. Ntago byari bibi nsanze ayifite, ariko nanone eske umuntu tugiye kubana turuzuzanya mu bintu bimwe na bimwe. Eske hari abantu rega babuzanya n'uburenganzira mu buzima bwo kubana, ugasanga umuntu mubanye nta mahoro ajya guha, just ntiyagukubise ntiyagututse, ariko nanone ni wa muntu ufungiranye ku buryo hari ibintu wowe udashobora gukora umufite muba ufunga umutwe. Mu yandi magambo hari ugufunga umutwe, hari ugufuha, hari ese gufuha hari ikintu byabitwaye Jari, hari ugufuha birengeje urugero, hari ugufuha birengeje urugero. Hari nk'abagabo aba adafite confidence, nyine afite insecurity, nyine nk'uyu yaba afite nk'umutipe yamuhamagara ugasanga uwo munsi umuntu uriye mu rugo, kandi at the end of the day ugasanga hari umuntu biganye yamubazaga se nzabasure ryari, ibintu nk'ibyo. Hari n'umuntu udashaka no kubyumva. Okay. Reka twigarukire ku mpamvu nyamukuru ziri gutuma twebwe ubwacu tudahama hamwe ngo twumvikane. Kuko umusaza yagezeho aravuga uti abantu babiri bananirwa kumvikana bate gute. Kwemera ikiganiro cyose ko ntakirebye, ariko ako kantu gakasemo abantu babiri kutumvikana byo binomo. Ndabisobanura muri ubu buryo.
n'umuntu muvindimwe mwakuriye mu rugo rumwe mukarerwa muri style imwe binuma ko mutakumvikana. Ahubwo ngiye kintekereza ubuzima bwo mu rubyiruko muri rusange buragoye. Hari ubuzima bugoye financial, kandi hari n'urubyiruko rudafite patience iri hejuru, kwihangana. utabifite ntabwo bikunda. Urugo hatarimo kwihangana ntabwo bishobora gukunda. Imvura ibayemo nyinshi ariko kongera ijwi rikumve. ngenda sakuza ariko ngenda Jari sakuza turongera ijwi. Turongera ijwi nta kibazo. Okay, ukomeze. Ko tugeze Ne- niba ujya gukomeza kubaza. Yego wari ukikomeje udusobanurira ngo uburyo ki wumva yuko abantu babiri bashobora kunanirwa kumvikana. Impamvu abantu babiri bashaka kunanirwa kumvikana biri nomo nabo ntimukagiye mucira abantu imanza ko hari uburyo ushobora kubana n'umuhungu akaza akakwereka isi atabamo, agatira iyo modoka, agatira buri kimwe cyose, agasetinga isura wowe ureba. None wagera mu rugo ukanirwa kwihangana kubera iki? Yarakubeshya ubuzima bwe bwose, ugezeho umuntu wagiye gushaka siwe ushatse. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri bijya biba ku bana b'abakobwa, bagira expectation nyinshi. Yagera mu rugo yabona ashobora no gushaka iyo modoka ihari, ubuzima bukanga ukayigurisha, bavuga turajya kuri moto tujye ku parike. Urabise ubuzima buhinduka. Njye mfite umushuti wanjye yakoze ubukwe afite akazi, nyuma y'amezi 3 ubukwe burangiye karahabwa akazi karagarara. Nese umutikano w'ikintu yakubeshya, ubwo uwo mugore atabanje kwakira ko bigiye guhinduka bishoboka, ntabwo urugo rwakomeza. Sinzi niba muri analyse no mu buhamya bwanyu mufite bumwe na bumwe mwatubwira nk'impamvu hagati y'umusore ndetse n'umukobwa baba bagishinga urugo bakibana mu gihe runaka bakaba batandukana. Kari muri analyse no mu buhamya ufite, ukeka yuko intandaro ishobora kuba yaturuka kuri inde? Sorry kuba nakubaza gutyo. ati kuri nde uku kutumvikana kw'abantu babiri hagati muri bo mu nzu. ubwo se urugero ni kuri twe cyangwa mvuge Reka tuvuge in general mwebwe turi bwaze kubagarukaho. Tukaba turacyari kurebera muri in general muri rusange. njye rero mbona impande zombi byaturukayo. Kutumvikana kw'abantu babiri bishobora guturuka kuri we, bishobora no guturuka kuri njyewe, cyangwa se bishobora guturuka ku mugabo cyangwa ku mugore, kuko ntago twese turi abantu kandi tuba tubanye nyine n'ubundi tuzi ko hazabamo gukosanyirizanya, sibyo? Kandi tukabarirana. Ntago turi amarobo ngo uzakora ikintu cyose ku murongo nk'uko irobo itambuka ikagenda igakora ibintu byose. Habaho kutumvikana, ariko nanone ntago bizanwa n'umuntu wenda ngo ni kanaka. Ubundi kwitana ba mwana nabyo biri mu bintu bishobora gusenya ingo cyane, ku buryo wibaza yuko umusore, kuko uko tubizi mu muco w'Abanyafurika, umusore n'ufata iya mbere akabwira umukobwa ati ndifuza yuko twazabana, sibyo Jari? Ku buryo uwo musore yakugeza agata anagusenda ati subirayo. Bibaho, hari abantu bapretendinga kuba bo batariho, akaba mu gihe ari kugutereta ari umwana mwiza ku rwego udashobora kumva, ku buryo akwereka ubumuntu afite kandi wenda atari ko ateye mu buzima busanzwe, bitewe n'icyo agushakaho yakibona, yakugeza mu rugo rwose akakubwira ati wari ubizi n'ibindi, njye ntabwo ari uko. Ugasanga mutangiranye gushwana mukigera mu rugo. Reka twifatire urugero rwiza kuri mwebwe rero twagize amahirwe yo kuba tugiye kuganira namwe, kuko hari byinshi mwace nk'uko Jarika yabivuzeho. Ibyo nibyo tugiye kuba twagarukaho kugira ngo n'abandi turebe uburyo ki twabigeraho, none tunabumve koko, sibyo? Mukibana sari kuba nabivuga gutya, hari byinshi mwahuye nabyo mwamwe nk'abajene mariye mukigera mu rugo, mwari mufite ibyiyumviro kimwe n'ibyacu, sibyo? Urukundo nzajya mubona muri hafi, ariko nyeka ko ibyo ngibyo bitamara kabiri, kuko hazamo ibi ni kuri bamwe. Yose byagenze bite rero? Ngari utubwira. Jari karabisetse nawe urabiseka ngasha. Bisetse sirabizi. Nuko twebwe tutabeshejweho n'agahararo. No, twe turi abantu
uko twatangiye ntabwo dushyuha ngo dutokombere bijye mu kirere, turabona uko twatangiye niko tukiri, wenda ugenda ushyiramo utuntu nyine twa innovation mu rugo no mu rukundo, ariko mu by'ukuri ntabwo turi ba bantu bashyuha ngo byacitse ngo byavuye aha bijya, oya dukomeza turi ba bandi. Rero abantu batangira bishyushye byarangira bigahora bigeze ku meza, reka tuvuge kuri izo mpinduka zagiye ziba ariko mukazirengagiza mukemera kugumana wa mwimerere wanyu bitewe n'icyo mushaka, ni nk'ibihe? Ubundi ubuzima ni gatebe gatoki, icyo nicyo nabashije kubona muri ubu buzima tubamo. Uyu munsi biba bimeze neza, ndavuga ubwo financially kuko niyo navuga ngo itubeshejeho mu buryo bwa buri munsi. Imana iraturinda ikaturemera icyo gukora n'icyo kuba n'uko ubaho, ariko nanone crise ntijya ibura mu buzima bw'abantu. Even ubu ngubu n'umuntu ukomeye wa hehe isi irakunyeganyeza kabisa, ukavuga uti noneho nakennye ahari banza nashoje wa mugani wa yatewe. Ariko mu by'ukuri twebwe ikintu cyadukomeje nuko nkanjye ku giti cyanjye nuko nari mbizi neza ko ubuzima bwose bushoboka, ushobora gutangira zero ejo ukazamuka ukagera kure. Jari wakagombye guhita uhindukira ukamureba ukavuga uti ubundi kubera iki? Urumva njye nizera ko uyu munsi niba byanze biranze, ariko ni akazi kabyo, ntabwo bindeba ejo n'undi munsi. Upfa kuba ukimufite ari aho ngaho umwizereyemo cyane, kandi nanjye mba numva byose aranabishoboye. Ubundi se mba numva nyine mba numva kuba hari icyo ni kimwe, nanjye kuba mpari ni ikindi. Turi burebe, sinzi, mba numva nyine byanga byakunda inzira irahari nubwo yanze uyu munsi, n'ejo wenda wahagera uwo munsi ukabona siko bimeze, ukavuga uti n'ejo n'undi munsi kuva nkihumeka nta kintu biba bivuze. Jari, hari couple tuziranyeho y'urungano byagize gutyo, icyo kibazo cya financial nicyo gikunda guteranya amakaposi muri iki gihe, kandi birumvikana. Igira gutya byanze iravuga uti reka dukora akantu mwereke kwikorera umutwe, barawukora. Jari nk'umugabo wahise ubyumva neza, umugabo ni gute ashobora kuba yakwitwara muri iki gihe umujene kugira ngo ahangane n'ibibazo biri kugariza umuryango wiwe, cyane yuko turacyari kugendera ku ndangagaciro z'umuco. Umugabo niwe mutwe w'urugo, niwe sibyo? Aho kugira ngo kwisuzuguze twandavuze dusuzuguze uwo turi kumwe. Ubundi umujene w'umugabo cyangwa uwo musore wageze mu rushako ufite umugore ni gute akagombye guhangana n'ibibazo mu gihe bigeze ahakomeye? Ikintekereza ibibazo ntabwo byigwa ni nk'uburwayi, nk'abavanga umuntu ngo arwaye kanseri, ubukene bushobora kuza. Gusa ikintu nizera, ushobora gukora amakosa wowe ku bwawe kugira ngo utabare umuryango, ariko ntabwo nizera ko ngomba gukora amakosa ngo ukiremo umugore n'umwana wanjye kugira ngo tuwongere turikavaringe situation. So niyo myizere yanjye, njye nizera ko nshobora gukora ikintu gituma ubuzima bugaruka mu rugo, niyo yaba ari ikosa nkayikora, ariko ntabwo rikaba iryawe, ntabwo nakwimvovingamo iyi ngoyi, kuko hari uburyo namusanze, ntabwo nshaka kumuhindura ngo abe undi muntu kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze. So buriya umugabo, reka nguhe nk'urugero, njye buriya muntu w'umugabo nshobora kugenda nkiba nk'ahantu, ni urugero nabikora ngende umukristo, nkabona amafaranga nkaza mu rugo nkakavaringa situation, ariko uyu mujyanye ashaka kugenda ntazagaruka, akabijyamo agiye, akagenda akabyinjoyinga. Ariko buriya umugabo ukuntu ateye, ariko ntabwo ari bose, kuko buriya hari umugabo ugenda agasoma nko ku itabi rimwe akagenda rikamutwara, ariko buriya umuntu uzi ubwenge n'umuntu ushobora gukora. Hari umupasiteri yagiye atwigisha ati niba wiba tuve no mu by'umwuka, nimba ubonye igishoro wabivuyemo basi ukaza ugatangira ubundi buzima, ukareka kuba umujoro w'ubuzima bwose, kuko at the end leta izagufata ubure isi ubure nijoro. So umugabo uzi ubwenge ashobora gukora ikosa wenda in case, nubwo hari n'ubundi buryo bwiza ushobora gukoramo ibintu akavaringa ibintu. Buri kiranga umugabo uyu ajya abibona, hari igihe kigera nijoro akajya nko gusinziriza umwana akabona asigaye muri salo, mba ndimo ntekereza what's next, ni kuki na covering situation na umuntu aba arimo, cyangwa se twabuvakamo ikintu cyose turimo guhura nacyo muri iyo minsi.
kuko buri kintu kiranga umugabo ni ukumuha umwanya cyangwa se wo gutekereza. Rero nimba usigara wenyine uri umugabo ugatekereza ukabura ikintu utekereza, aho ngaho ukeneye nyine kwicara ukiga. ubu ndahora na plan B, C na D na E. Ntabwo bijya bibaho ngo tube dufite plan A yonyine. Niyo mpamvu rero niyo hazi ikibazo ndigaramira ngavuga na pu, ndiyicarira nkabaye na pu, urabizi ibyo urimo we just. Ikiganiro cya mbere twakoranye nibuka neza hashize imyaka 2 ishobora kuba irenzeho. Hari bamwe mu bantu bambwiye bati ariko se uyu aba bajene kuki bahora bisekera kubera icyo ubona nta kintu bitaho nkaho nta bibazo bagira. N'ubu rero ndacyari kwibona, ariko se wa mugani kuba mugaragara gutya, mwitwara gutya, twiganira gutya, kuri bamwe batekereza yuko nta bibazo mushobora kuba muhura nabyo, ariko se iyo muhuye nabyo mubyitwaramo mute? Okay, ku giti cyanjye nta muntu udahura n'ikibazo, uko asa kose, uko ameze kose kuri ino si tubaho, nta muntu udahura n'ikibazo. Ashobora kudahura n'ikibazo cya financial nk'uko twabivuze, ariko agahura n'icy'ubuzima busanzwe, akaba wenda yarwaye se, cyangwa se afite ikindi kintu kiri kumubuza amahoro mu buzima busanzwe. Rero twebwe ibintu nk'ibyo iyo bije, tuvuge wenda ibibazo gutyo bisanzwe, ubwo nari mvuze nyine crise ubundi crise mondiale nayo igibaho nankaswe umuntu ku giti cye. Rero ni iyije yaba mbizi neza mu mutima wanjye ko sinjye jyenyine byabayeho kuri ino si, cyo ni kimwe. Ikindi ntago ari ibintu bihoraho, n'imvura iragwa ikaza igatwara amazeje igahita izuba rikava. Uwe mayi rero wo kwifata nkishyira mu kantu kameze nk'akaboxi ngo nuko ngo ibibazo byaje. No, byaje ariko ndiho kandi ndahumeka. Ni nayo mahirwe ngira, nta burwayi bundi wenda. Hari ukuntu ugira n'ibibazo biri financial ukanarwara noneho bikaba n'ibindi bindi, ariko buri Imana ikigutije ubuzima ahantu hose wahanyura, ibintu byose wabicamo. Reka twinjirire muri ibyo bibazo n'ubundi, kuko nkeka yuko ari byo kenshi bikunda kuza bigatuma dutandukana cyangwa tutagira uko kumvikana. Nyamara wa mugani wa muzehe byari bikwiye yuko twicara tukabiganiraho, nubwo kukumvikana bidashoboka, kubana bidashoboka, ariko hari uburyo bwinshi. Bimwe mu bibazo nifuza ko twaganiraho bikunda kuranga ingo z'iki gihe, hari ibyo ngibyo bya financial twakomeje kuvugaho. Ariko se Jari, dufashe utuganize cyangwa uduhereze testimony. Ni nk'ibihe bintu byigeze bikubaho ku ruhande rwawe mu rushako rwanyu, mwaciyemo ukumva ugize ukwihangana guke, imbaraga nke zirabuze, kandi mu by'ukuri hari ukuntu ibiremwa cyangwa bashiki bacu bitereye naze gukoresha iyo mvugo abandi bakabyumva ukundi. Hari ukuntu bashiki bacu bitera Imana yabaremye bo nta bantu ubone ko baremewe kunezerwa, reka mbivuge gutyo. Twanezerewe gahabaye igize sibyo ibo ubona yuko aricyo ugeze no kuvuga ati hari igihe abagabo dukenera umwanya wo gutekereza. Abagore siko nabo batawugira, ariko abagabo dukunda gutinda kwibaza ejo ku buryo umugore yabonye n'amafaranga ashobora kuba atereka kwiryohereza ibyejo barabeje nk'uko yahoze abivuga Karine, sibyo? Ku ruhande rwawe rw'umujene wari ugeze mu rushako ushaka kubaka, kandi wazanye umwana abandi nk'uko abandi babikora, bagakora imihango nk'iyo wakoze, ariko bikanga bahita bagaruka cyangwa uko kumvikana nikubeho. Nibihe bibazo byabayemo kuri mwebwe, kuri wowe wabonye byatangiye kukugora mu rushako ukibaza ibintu byinshi ku buryo byageze, sinzi niba byarageze byari kugera aho uvuga uti ndayamanitse? Twase yangire nawe tugira ibibazo, ariko nta kibazo turagira kituma ngiye nawe tugirana ibibazo, kandi ibyo ni ibintu bituma uratekereza gusenya. Honestly ibibazo twagize nyine mu rushako ni ibintu bisanzwe, financial nyine tugakubitwa, kandi sinigeze mbona mbreminga ngo nuko wenda ibintu byabaye. Nabyo kugucyura ati nari ufite umuhinde wari kuza tukigendera. Reality nta muntu udafite umuntu ufite ubushobozi bunarenze bwo kugufasha, n'izo n'abari ibyo bihugu byo hanze ze dukore mariage tukujyane ibiki n'ibiki. Ibyo tubiziranyeho, yaba ari njye yaba ari we,
mwese mwari mubafite twari kugira izo option nyinshi option nyine ntiwazibura ntiwazibura kuko mbere yuko tubana twabanje gukundana imyaka 5-6 turaziranye ntabwo ahubwo nyine ikintu nyine hari n'ibizima twajyaga ducamo nkamurira nkavuga ati ari jye ndi umugore naba nawe nk'ibihe se bana byasi muri financial nta kindi urumva bire twarakubiswe bisanzwe nk'izindi kapo zose bikabaho nyine ukumva ko ubukene nk'umugabo gateye gute umugore wawe ati kuko ngenda bizi 100% ko ibintu twaciyemo je ntabwo ndi wamuntu imena inda nawe arabizi tubiziranyeho yaba ari undi mugore cyangwa undi muntu wese yari kugenda kandi yari afite uburyo bwo kugenda kandi akabona ubuzima akagusiga ariko ndakubwiza ukuri yari kugenda akabona ubuzima ariko mentally ntabwo ari kubona ubuzima so yarwanye nacyo tugenda turi covering a situation tugaruka mu buzima nk'abantu muri icyo gihe mwabanaga gute rero kuko nazibana zidakomanya amahembe kari wabanaga neza cyane twakoraga live naho hantu nari nishimye yes wari wishimiye kuba mu bukene byaransetsaga kuko jari kukoretsa cyo twajyaga live gutya kuri TikTok gutya situation nyine iri mu by'ukuri ntabwo nigeze nta n'umuntu yigeze ubona reaction nta nubwo bwari ubukene tuvuze ngo wenda ngo twakennye bibaye crise ya danger ahubwo habayeho kwibwa noneho twibwa dusigara turi busa nyine nta kintu dufite turi mu bihugu by'amahanga nta muntu turi buhamagare warijyanye ujya no guhamagara iwanyu ngo naragiye ngo none banyibye ngo none ngo nimumpe ngo mumfasha mungire gutya ibyo ni ibintu twarwanye nabyo tuvuga ati sibu wahamagara umuntu ukamubwira uti banyibye amafaranga menshi ku rwego udashobora no kubibwira n'umuntu yanagukubita turangije twicara mu nzu ndabyibuka ibintu twari dufite byari bibaze ku buryo twararebanye turaturika turaseka tuvuga tuzi n'ibindi twigire live ibindi n'Imana ibizi twirengagize urabyirengagize atari uko dushaka gukora live ya TikTok twajya ngo twirengagize just no ntabwo tuba tuzi ko live ikorwa ntabyo twari tuzi twigiriyeho gutyo gusa noneho hari ukuntu uvuga ngo nta plan B tegera ko twabaga turi nk'ahantu ugasanga umustar wo muri Kenya rakwandikiye bavuga ngo zira couples zikomeye ati nsanga akaguhamagara ngo reka tuzore kwa gatanu dukora ukamwihisha ukamwishuka rwose ndajyayo ntidukorane na couple nyinshi baraziduhaye ahubwo tukananira kujya big name nakwandike komana we abanyakenya badukubije gakoryo baratwibye none ikintu twakora babibye batese barakunyanganya just ntago agukora mu mufuka aragusetinga ukagera kwishyura nk'inzu ejo ugasanga umuntu wishyuye siwe kandi handi kubita ugasanga kurenga $1000 ejo ugasanga ugiye kuri covering w'ibitanda nawe wari waguzeho ubwo nyine ngo twibwe nk'uko bavuga ngo umugeni yibwe ari kugura ibikoresho nuko byagenze none uri muri Kenya Nairobi umuntu w'i Kigali ko namwe mbazi neza abantu mwabaye mu Buhinde hose n'abanyakenya baribwa nta muntu wavuga ngo Kenya ni umuhanga cyane especially nkatwe igiswahili cyacu cyari kiri hasi twageze Nairobi Kenya hose wabonaga ari icyongereza bakoresha so ririya cyumva ko none hari ikindi kintu ugomba kumenya igiswahili cya Kenya ntabwo ari ndavuga muri Kenya yose ni igiswahili yenda kiri mix n'icyongereza Nairobi ntabwo bavuga igiswahili bavuga icyo bita shenge ni igiswahili cya slang gusa none iyo murimo kuganira kujya kwibara byumva ko nta kintu wumva arakumva kuvuga igiswahili wenda ariko akatayumva kuvuga ya slang yabo iyo utayizira ahita avuga ati umuswa ntabwo aramara amezi 3 hano atatangira kugupangira barakubara asha no gusetinga n'umuyobozi w'umudugudu babiziranye zifata urugero biri chairman mutora kubyo wajya no kurega nyine wasetinze nta kindi kintu ndabyibuka twishyuye n'inzu baratunyanganya batubeshyira ko tutishyuye dufite facture dufite ibintu byose aribo bayitwihereye neza ukwezi kose kwari kumwe kwarabiri barayaturya neza batugira abasazi ngo ntabwo twishyuye twaciyemo jewe nawe ukajya muri muri make warandeba ukavuga ngo nta bwenge mfite wategerezaga yuko azi naratekerezaga nari mbizi ko atagenda kuko nabari ibintu twabayemo nawe dufitanye ikintu bita igihango yego kimeze gite niyo mpamvu abantu
kimeze gute cyangwa se banga ntabwo kukitubwira? ari bino byo kuvuga ngo kunywana amaraso. Hari ubuzima ngiye twabanyemo mu Buhinde tuziranye, bitari ngombwa ko bujya kuri YouTube. Hari ubuzima twabanyemo muri Kenya ejo bundi. yaba hariya muri aho bita Nyabuhanzi muri village twabanje kuba amezi 3 ya mbere, hamwe hafi y'iwabo na Yesu. Hamwe hafi y'iwabo na Yesu. Ni hafi y'iwabo Yesu. Nyabuhanzi ni iwabo na Yesu. Ni hafi y'iwabo. Yesu muri Kenya bro, ndabimuzi. Ngiye kumubona ko ntabwo nzana. Ntabwo mubonye atarasacaho n'ubwanwa. Urumva noneho tujyayo, tuvayo tujya Nairobi. Iyo lifestyle twabanye, hari ikintu isobanuye ku buzima bwacu, niba tudashaka kuyirekura kugira ngo just bigende like that. Kuko niho hantu nzandika igitabo. Igitabo abantu bazakibona. Oya, reka dukomoze kuri ako kantu. Ibyo bihe mwaciyemo utegereza yuko yanagenda kandi nawe birasa nkaho atabizi. Nashaka kugenda rigenda tujya atari. None se niba twari tubuza tudeplasa muri Kenya icyo gihe abastari badutumiye tubuze kuza duhurira. Giye byarana ubu mbitekereje ndabyibuka ko bimbabaje kuntu twagezeyo bakanatwemvita inshuro zirenga 1 2 3 kandi bafite n'aba big name hariya n'abantu bakomeye. Yari icyo kibazo nta kantu koroshye ka transport. Gatekereza kuri rubwira umuntu ngo ngwino umfate ngo nyine ngo nta n'umuntu twari tuziyo. Tuvuge ngwenda ngo ari buze kutudeplasa tujyaneyo. Bikada. Kandi birabigoye bari binini. None ubwo wari umubwire ngo wasangaga nk'ahantu twebwe dutuye Nairobi katikati mu mujyi. Ukibaza watuye hirya mu gigato ariko abatuye mu makaritsiye y'abakire nyine bo bati. Abasare bari abafite ubushobozi ntabwo byo gukodesha. Yagiye kubaka nk'inzu none nko muri ahantu bakire bashyashya barimo kwimukira. Kandi ariko nimba mvuze ngo wenda Masaka se abantu nabo kubaka muri iyi minsi. Masaka y'i Nairobi abari ngo kugira Rwamagana. No nta na ya train ubwo wari kuba ufite haba na ma train nayo nayo twari dufite twari twicariye mu nzu gutya ngiye nawe. So twikurikira amarayivu. Jesus Christ. Hari ikintu warukomojeho Jari kandi nifuza ko utaza kukirengaho ukabitubwiraho. Nakari narashaka kukimenya. Icyo kintu cyatumye utekereza ukanibaza uti ese ni yihe mpamvu atari kugenda kandi abona kuba umugabo byanze. Nari umugabo. Ari umugabo kuko namuriwe mbarara nk'abandi yegozibwe atari uko amafaranga yaje mu mbese byari muri Kenya kugira ngo utekereze gutyo. Byabaye Kenya niko nabivuze nyine ko just za joke bango namuriwe mbarara. Yaba ngo iyo nyine ngo watekereje ikibazo ngo watekereje icyo kintu. Reka mbabwire ntabwo nabitekereje turi kumwe. Ahubwo tumaje kuva muri iyo situation. Ni iyihe niyo dushaka kumenya twebwe. Iyo nyine icyo gihe aho ngaho batwibiye. Nibwo watekereje yuko ngo uvuga uti wayibayemo birarangira. Ahubwo tugeze Uganda nibwo nicaye uyu mugore ku iki gihe ataciyeho ba. Ku iki gihe cya Kenya ntagiye. Burase nari bugiye. Kandi harabyari koroha. Kuba wagenda. Haranashoboka. Gute? Mu Bugande ko umuntu umugabo w'inshuti yanjye ntuzatume umugore ufite umugore w'inzobe yinjira mu Bugande adafite umutima. Imba muri kubona Karine bo nuko afite umutima. Ito hindukira umuhobere niba ari ibyo rero muhembe kuko mu gitondo nta kwampaye ubwo rero urumva umugabo uzi ubwenge akajyana ako se na Uganda nyaka ko na none hano hose bafite abanyamabanga b'Abanyarwanda. Nibo batabacapura se cyangwa niki? Abagabo b'Abanyarwanda bari stage kamubaza. Ubu umugabo w'Umunyarwanda yakundana n'umukobwa dufate nk'urugero agafata miliyoni 5 z'amanyarwanda ahubwo ati dufate ube wiyitaho. Reka ni bake kireka aba diaspora abanyarwanda. Oya nabo mbwira amaraso y'Abanyarwanda kugira ngo n'umuntu atari umugore wawe mutaragirana isezerano ahubwo dufata miliyoni 5 ushaka kantu gukora n'ingaruka ntabwo amafaranga azakubaza ngo yakoresheje. Reka ni nko kugoreza ati guro utuyinite. Umugabo umunyakenya umunigeria barariko ashaka no kuza ryo gusaba izina uwo munsi akaza yakuzaniye. Njyewe umunyakenya nta nubwo mbizi ko ibyo bintu bikora ko bakunda amafaranga yabo. Just ntabwo ushaka kumukuraho ifaranga. Kandi wahuye ariko umugande abantu batipe Muganda aragusuhuza just agahita kubwira aba Nigeria ati urambera umugore wambera umugore ntimuziranye umugore forever se cyangwa imisi.
ashobora kuba ari iminsi yaminingaga, ashobora kuba ari iki, ariko tinya umuntu udatinya ngo mutere tutwite. akaba afite umugore wahuye nabo kari ariko uzi ko ariyo mpamvu bamuganije ariko avuga ati njyewe naribazaga ahubwo nkanabishimira Imana kuko man twagiye yari atwite tujya kuri immigration gukora extension ya visa. Tuvuyeyo nari mfite nimba ari niyo phone nshaka kwensarishamo y'isimu. uri kumwe na madamu no nari ngiye kumushakira visa kari wari utwite kuko ugakomejeho ya yindi yameze umunani cyenda naburaga iminsi. yego reka kuveje reka turakugaruka yego turangije jewe njya kuri counter gutya kugira uvuga n'abandi ko urabizi muri Afrika basigaye bafite ukuntu bagufotora amaso fingerprints ibintu nk'ibyo sinzi mu Rwanda nikana abantu oya natwe barabikora ngira ngo iyo ari ibintu byerekeranye na passport yego just card no special iri umunyamahanga bisigaye bigoye ara mu Buganda. Urumva ndi busy muri ibi yego base naje kumutereta atwite y'amezi 8 atarema ngo igaragara yimvutse siko bivuga hari ndavuze ngo ndaburaga iminsi ndi kuvuga ngo nshobora kubyara uyu munsi tamaringana guri cyangwa umugabo araza rwose n'umutima mwiza arambwira ati biteze ni byiza atera agatebe iruhande rwanjye ni byiza wariye ntago ushonje ndambwira ntago nshonje meze neza reko siko byose mbivuze ntabwo yumva ikinyarwanda hari ntago acyumva ariko nyine yafashe umwanya we wo kunyitaho yabitubwire nta kibazo rwo mu gikominikana se rwo mu gikominikana dukominikana se twari tunaziranye nta n'uwo nari nzi n'ahantu naturutse yifitiye ibandari y'amafaranga ye hano gutya arimo ambwira ati ubu rero ati ubu si umwana afite papa we naramufite dore abundi twashwanye aho namweretse nti dore papa yo nguriya hari ahagaze yahise ahaguruka arasohoka sinamenya ahantu anyuze kuko nabara tipe bagira bari seri ntago namenya ahantu anyuze ntago ari gitangaza ko ufite aramukurerera rwose akanamukunda cyane aba ari umwana we rega buriya reka nze babwire abagande ni abana beza ntago kandi bari bagiye kukujyana umugore sha oya ndavuga ukundira abagore cyane ushobora gushaka umuntu ufite umwana yego umwana ntuzamutreatinge neza no mwiteho cyangwa ukagicurira mama we abagande abusanga batazi ntago bazi ko yankizi z'abanyarwanda wazi ko ibintu ari amafaranga ashobora kubyuka mu gitondo ku mugabo ariko hari ngira ngo niri kuvuga ariko ku mugore ngo keya araruze ni mubi cyane nazo biriya bintu byabo byo gupfukama n'umuco ntago ari uko babiri mu mutima n'inditsi no nawe aragupfukama n'umukozi aragupfukamira ibyo ntago bihure na keya rega buriya keya ni ikintu kiva mu mutima n'umuntu ni ikintu kigwa hari abantu nk'abanyarwanda bazi ngo kuba umugabo ngo yicaye mu rugo akaba nk'intare ngo niko abaye umugabo ahubwo uwo mutipe bita Wademaya w'umunyagana yaravugaga ati nagiye ku mukansara arambwira ngo umugore uzi ubwenge ubundi agomba kugutekera undi aravuga ati singiye ko nteka bintwaye kandi ni one of the biggest YouTuber in Africa yinjiza $200,000 ku kwezi by'idolari no wowe arateka ahubwo umugore akavuga ati gute uteka gute umuntu wamugiraga inama gute uteka kandi uri umukire ndavuga ati sinimo umugore wanjye muri fiancé yarakundaga ibiryo natetse ntabwo bivuze ngo uteka buri munsi ariko se kuki utatekera umugore wawe so rero abagande b'ukuntu bateye bo bazi ko ibintu byose bishira mu mafaranga kandi si abagande abagande n'abana beza ntabwo bari stingy kabisa ni nk'aba Nigeria ni umuco mwiza wakwigira ku bantu ahubwo ujya utinya umuntu yindi ufata amafaranga ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu akavuga ati akira ijoro rimwe oya ikintu guhaha n'uwo mwana wawe ijoro rimwe arayago hari n'ubwo nawe biguha nta n'ibindi bintu runaka mwakoze nta n'ahantu ashaka no kuza kujya guhindura mu mutwe ashaka gutereta avuga ati ndashaka ko tuba friend just ntabwo wariye ntabwo nariye ushaka no kuvuga ngo ndashonje fata wenda miliyoni y'amagana ujya kurya njye ndashaka kuba your friend wenda abantu ntibabyumve ngo ni makeya ni mu gihugu cy'Ubuganda bafite agaciro ni nka miliyoni y'amagana si 100 by'amanyarwanda nyine n'ubundi ni nka miliyoni y'amanyarwanda n'ubundi tekereze gutyo arimo ndani mu gihugu ari muri miliyoni niyo yagora amazimbaga ari miliyoni none se hari ahantu twagiye njyewe n'umusista umwe wanjye cousin sister uriyo dusohotse ahantu bita Karanoga hari iruhande rwo mu rugo iwacu turi kwitembera ku beach muri Munyonyo noneho twitambukiye turi kwigendera umugabo ati ndabagurira mbese
ibintu byose muri bukonsomemo hano ni njye uri bubyishyure ndamaze uratwishyurira uratuzi ngo oya ngo turi bumenyane ngo turi friend ngo just friend ngo turi bube friend ngo njye ngo ndabagurira ese umuntu araza kwishyura biri y'ibintu atazi iyo byavuye abantu atazi nabwo nari ntwite tutagira ngo indigera hariya hirya ariko ntibatinya ngo ufite indiragera hariya ntibatinya ngo uruwahe ariko umenya batakubaho ukuri kumwe n'umugabo wawe mufatanye mu mayunguyungu gake gake oya bakwaprocinga iri wenyine ubwo narigeze ngo hazamo n'agasuzuguro ntabwo bibaza umuntu uri nk'umukobwa ari kuri moto especially y'abanyarwandakazi n'ababashaka kuri moto rigendera gutya wenda mu mujyi bisanzwe ukabona ruvuye witira ni uguparitse bakakubwira turinjiramo akagutereta agutesha umutwe ukarangira ugiye kijya kugeza aho ugiye ariko wenda ntitubire ngo hatagira umuntu ubyumva gutyo ugasanga bati ngo reka nzigire mu Bugande kuko ndi umunyarwandakazi nk'uko muri kubivuga hari uwabikoze nk'uko agezeyo yinjizwa modoka araryo yarashimuswe bamukora iyicarubozo baranagushimuta n'ibice bya bimwe bimwe bakanabigurisha ubuzima busanzwe n'umuntu winjira mu modoka y'umuntu atazi ni risike aho hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ati ngo betinga kuri risike yawe ni risike yawe ubetinze ariko muri rusange in general abagabo babo n'abana beza ntabwo bameze nkatwe nyine barabirekura twebwe se ko tutarekura ntabwo turi abana beza nk'uko nayo buriya rero urata kutarekura kw'ahangaha cyangwa se kw'abantu b'ahangaha ntabwo ari uko aba afite imibare myinshi aba yabariye ifaranga ryavuga ati gusa gareba kari imagine jari nako reka dufate Karine sibyo gareba uyakuyeho jari Karine wamusobanurira iki kandi bayayabaza niba twayabariye nk'ubu wibeshye bagira benshi ku buryo na n'umugore batanabimenye wenda aho ngaho harimo bya bintu byo kudaha agaciro igitsina gore kuko ngo igitsina gore cyaho kirasuzugurwa ntabwo ari uko basuzugurwa ntabwo ari kimwe n'aha buremva impamvu igitsina gore cyaho gisuzugurwa ndabivuga muri ubu buryo no mu Rwanda kera abagore barakubitwaga buri ibintu byose gavumenti niyo igomba kwintabira cyane kabisa ni ukuvuga ngo abanyarwanda hatariho ribu ntabwo byasubira ibyo oya ntabwo byakunda none se na mbere iyo ukora ibiza byagabanutse amategeko y'u Rwanda amategeko aranditse kandi arakurikizwa yego hari yaranditse ariko ntabwo yapurikwa nyine ntabwo yapurikwa so no mu Rwanda bidahari none se ntabwo ujya wumva abagabo yakubise umugore ariko none se ako kantu kavuye ko umuturanyi yafunze nabo babakubita urumva hari ukuntu igihugu kiba kidatanga uburyo bwo no muri Amerika baravuga ngo baha abagore amategeko avuye byawe bakwicana reka twikomereze iby'urugendo njye nari nzi ko muri mu Bugande ubwo nabimenyaga jari naje kubikubazaho ati se mwarimutse urambwira uti hoya ati hari akantu k'agakosi muri gufata muri kwiga mbona igihe kirihiritse ejo bundi nta n'ukwezi kurashika muragarutse noneho mugarukanye amashimwe undi muntu noneho hari umuvandimwe bamwe mu byo abantu bakunda kwibaza bagakeka aribyo twatangiyeho tuvuga bamwe bakaba bati bashobora kuba baragiyeyo bagiye kwivuza sorry kwivuga kugira ngo iyo nkuru ni ubwa mbere urumva bamwe bakabyibaza gutyo ati bashobora kuba baragiye njyewe buriya nta n'ibyo nari nzi buriya nari nzi ko ahubwo mufite n'umwana mukuru ni ukuri kuko numvaga yuko aho cya gihe urumva haciyeho umwaka njye ibyo ngibyo sinigeze mbyumva ahubwo ni umuntu wabimbajije gutyo arabaza se bashuti bawe ko nabonye basigaye bakora utuvoroge bari muri iyo bagenda byagenze bite anabimbwira gutyo ariko urumva ibyo ngibyo si ibintu wahita wihutira kubaza umuntu gutyo sibyo urimo n'urubyaro n'uburwayi biri sensitive kubaza umuntu akahita akomereka yego noneho muragarutse nibwo yongeye aravuga ati Imana ishimwe ariko birashoboka kandi hari benshi cyane tureke wenda kubivuga nk'urwenya hari benshi cyane bijya byanga bakabura urubyaro bakajya hanze kwivuza sibyo ibyo nta n'igitangaza kibirimo niyo mwaba mwaranabikoze ni ibyanyu cyambere cyo no kuba mwarasubijwe sibyo ahubwo ikintu ushaka kubabaza
mu kuba mwari mumaze kiriya gihe cyose kingana kuriya ntabwo ari kinini ariko impamvu uvuga ko atari kinini kuri mwe wishyura kuba kinini ariko hari izindi ngero tuzi sibyo zo bamaze imyaka yego kuri mwebwe pe ni kinini ariko njye ndi kwivuga wenda n'izindi ngero ni iki cyabashoboje mwashoboje kubana nacyo gute kuko hari benshi Jarike Carine amagambo y'abantu bavuga ati mwana dukeneye akana reka mbivuge muri iyo mvugo dukeneye akana harabura iki mwabyitwaragamo mute muri birabihe umwaka urihiritse reka nihereho ntabwo kumusubiriza kuko abamama nibo reka nihereho ngo ati kuko niyiruhukije uzi si impamvu njyewe mu buzima bwanjye nkora ibyanjye nkamenya ibyanjye umuntu wundi wo hanze buriya atari umugabo wanjye tugomba kuvugana ku kintu undi muntu wo hanze numva ikintu cye nkamwihorera kuko ntago azi impamvu y'ibintu turimo ariko njye nawe tubiziranyeho sibyo ntago mu by'ukuri iki kintu kibe kiriya ntago ari uko twe twari twabuze urubyaro nubwo abantu bakomeza babitsindagira babigumana uko babyumva ariko njye nawe twapuraninze nk'abantu bamaze gukora ubukwe turavuga tuti ubundi mbere na mbere twashakaga kuzakora amavloge ya Aziya nubwo mutabanye twagiye wenda ni impamvu runaka zabiteye ariko twashakaga gukomereza muri Aziya sibyo twishakiraga kubanza gukora traveling kurya isi tukavuga tuti twabaye mu Buhinde ariko hari ahantu henshi tutigeze tugera none mu gihe tukoze ubukwe noneho turi kumwe mufite wese dufite umwanya dufite igihe reka tubanze dukora ibi bintu runaka tubishyire ku murongo nitubona bikunze tuzakomeza tujye n'ahandi nibyanga kandi nabwo turagaruka mu gihugu dutangira ibindi runaka kubyara tube tubishyize ku ruhande kubyara tuzaba tubipuraningira ikindi gihe kuko hari igihe muhita muvuze ngo murabyaye ugasanga purani mwari mufite z'ibintu biranze ntibikunze nk'ubu ngubu aka kanya ntabwo navuga ngo tugiye gutravolinga isi cyangwa se tugiye gutravolinga Aziya nk'uko twabishakaga kubera ko dufite umubebe akeneye full time care ntago wamujyana mu bintu byo kwirirwa mu ndege izo ngendo ntiyazishobora ataranakura rero twebwe ibiri nta n'ugomba kugeraho ibiri yo none ugomba no kugeraho mbibabwira urumva twe twafashe nka kapo urumva twebwe nka kapo yacu twaravuze tuti eske abantu bajya i Burundi bajya Kenya Tanzania gukora wenda runaka twebwe kuko twari dufite YouTube twaravugaga tuti nabyo bizadufasha YouTube bwayirinjiza nta nubwo tuzaba twicaye ubusa gutembera nabyo ni kind of nyine ya video ushobora gushyira hanze kandi gacuruza turavuga tuti birimo inyungu double reka tubikore rero kuba twari twagiye nta kwivuza ko ari kurimo twari bazima bazira umuze pe nta kibazo na kimwe twari dufite akantu kansekeje ejo ndi umuvandimwe Chita yaje hano kudusura yaprodinze video yacu none muri comment abantu baza munsi ngo mureke kwiyemera ngo mubeshya ngo mwe mwarabuze urubyaro ngo ahubwo mushima Imana ko murubonye wow I was like wow you guys how muri make abantu babazi ko bakuzi none bari ikintu batanazi ibintu ubuzima bwacu nta nubwo baranabona na 50% yanyu mwebwe no hari ibintu biba biri deep reka nkwereke nk'urugero dukora vlog za family hano sibyo vlog za family n'ubundi ibyo dukora mu buzima busanzwe turabikora ariko njyewe ngiye gusura papa wanjye arwaye ntabwo ari ngombwa ko mbishyira kuri kamera sibyo cyangwa se ngiye gusura undi muvandimwe wanjye wakoze ubukwe cyangwa se wagize gute ntabwo ubwo buzima ntibwabumenye kandi bwabaye hari ibintu biba biri deep tutaba turi bibatari biri ngombwa kuza kuri kamera ariko njye n'uyi byacu murabibona dutwite ntago mwabimenye ariko impamvu zari zacu bwite jewe narumva amakuru ndibayamiriza kandi urabizi ko iyo watwise ari bwo views ziboneka ariko ntago none se reka mbabarize njye mu mwanya njye babarize n'ukuri niki cyatumye mushakana niba kubona bitari birimo nako kubyara bitari birimo no ntago twavuze ngo twanze kubyara ntitwabishakaga nkosora aka kantu kakunze kugaruka kavuga nyemwe bantu mwanjombye urutoki ngo Carine ngo ni udashaka kubyara hawo muranze
no ntabwo munzi mwabibonaga kuri oya birakarira mubabwire neza utarakariye birakomeretsa anyway hari igihe biba ngombwa ukabirakarira muri kweka no kubirakariramo sibyo ntabwo mu by'ukuri kwari ukubyanga cyangwa ngo tuvuge ngo ntabwo dushaka kubyara hoya twaravuze ngo reka twigize imyaka tuvuge ngo reka uyu mwaka mubiganiraho nyine ikibazo ni iki twabiganiriye ikibazo ni iki ko benshi iyo bagiye kuba bakwemeranya ku bana bagasezerana sibyo duhita twitega yuko tugiye kubona abana sibyo reka mbanze nababwiye nariho guca ku ruhande dukora ubukwe twari dufite plan y'ibintu tugomba kwacivinga before yuko tubyara kandi ibyo bintu ntabwo byagombaga gukorwa sibyo twarabyaye twabanje kubikora nimba byarayacived cyangwa byarafailinze ariko twabanje kubikora tumara kubona ko cya kintu gikoze kimaze gukorwa nibwo twavuze ngo tugiye kubyara umunsi tuvuga ngo tugiye kubyara tubipanga nta n'amezi atatu yashiyemo tudatwite ibyo ni reality niko kuri umunsi tuvuga ngo turabiretse tugiye kubyara ibintu bya twirukankagamo byose tubishyize ku ruhande tugiye kubyara haciye amezi atatu aratwite ntabwo rumva rero impamvu abantu babigira big deal twe umunsi twavuze ngo tugiye kubyara ntabwo usiye tubura urubyaro habe n'umunsi umwe kandi tunarubuze ntabwo ari igitangaza ariko just turashaka kubaho ukuri imiryango mubana nayo mute inshuti mubana nazo mute nibyo birumvikana ni gahunda zanyu mudashaka kwinjizamo abantu muri uyu muryango umuryango ntabwo bivuze ngo umuntu muvindimwe ntabwo bivuze ngo umuntu ngo mukorana ngwiki umuryango nimba uzi ko uri umuryango wanjye n'urugero cyangwa Kalisa ukumva ufite dute kuki tutabyara ntumamagare ngo umbaze ukajya muri iki kurana uwo ntabwo ari umuryango wawe ni abantu bigeze babaprocinga muri ubwo buryo ngo babaze umuntu akwaprocinze namusobanurira reason ari umuntu wawe n'urugero nka mukuru wese cyangwa se mukuru wawe ibyo bintu bikubajije ukamusobanurira ababyumva cyane ntabwo ari ibintu bigoye ntabwo ari ibintu bigoye kubyumva ahubwo wa wundi uri inyuma utari umuryango niwe utamenya ngo ni iki bashaka kugeraho mu by'ukuri nanjye mbabaza ikibazo umuntu w'umuryango yaba ayoboye situation murimo kugira umuryango nyine bari umuryango ariko nta nubwo umuryango biza kuva kuri YouTube ibintu bavuganye na mukuru wanjye cyangwa na papa cyangwa impamvu turi kubivugaho bino bintu ni ukugira ngo tubishyireho umucyo hari abantu babakunda anyway bamwe banagiye banabyumva uko nguko bumva kuko turi mu isi igizwe n'amagambo ariyo mpamvu tuba tugomba kwicara tukamenya ukuri mu buryo bwo gushyiraho umucyo ibintu iyo bitabaye ibyo ngibyo byangiza mwe n'imiryango sibyo bigira impakiti runaka icyo gihe rero urumva mwebwe ni gahunda yanyu bijya bibaho hari nabo tuzi njye hari n'indi kaponzi pe jari barageze gutya sha bakiri bato umwana aramuzana bakubita imyaka igera muri 5 barakoze ubukwe twaranyweye twarariye yaranamukoye amufite ariko kubyara kubera gahunda zabo bamara igihe runaka baza kwa ariko amagambo yavuzwe ubundi kwita ku magambo sometimes ntabwo ari na ngombwa baravuze yes ariko ntabwo ngewe ngomba kwita ku byo bavuze bitewe n'ikintu cyanjye araguhamagara ariko uzi ko burya umuntu wawe unakibitekereza bazi impamvu ibintu utabikoze reka kino ni ikibazo gikomeye atasiyo ntabwo ari ibintu ugeraho utinguje kubaza umuntu propa Karine nimba twarakoze ubukwe arimo arakora wenda nka masters muri Amerika online ufata urugero kandi atashobora kumanaginga gusibira kibwa nkamubwira na kuri beye banzo graduate ibyo ni ngombwa nza kubibwira abantu ashwe hasi nangombwa na n'umuntu ariko mukuru wese yawe ko umwana muri umuna we arimo kwiga cyangwa muri bamwe mu bagize umuryango yubuke yuko atari bose tubwiza ukuri erega ariko nyine niyo nkubwira ngo umuryango wawe urakumva utakumva ntabwo ari umuryango wawe Kari mureke tureke kukirengaho kino kintu hari byinshi bivugwa n'ababivuga bakumva ko ibyo bavuga ari ukuri sibyo ari byo jari kari kuvuga yuko ati ishuti nyine iraza ikakwegera hari igihe niyo shuti yanga kukwegera kuko izi uburemere bw'ibintu ishaka kuba yakubaza kandi mu by'ukuri byagukomeretsa nta yahe magambo n'ubuhe buremere byabagizeho byavuzwe ibyo byavuzwe kenshi twebwe tubivuga tutazi yuko biremereye ariko mwebwe mu kwemera mukabyakira mukabana nabyo ni ibihe ibyo bikomere reka mbyite bikomere kubera ko tutari twararubuze nyine officially ngo tuvuge ngo twaragerageje biranga ntabwo byigeze bimbabaza cyane ngo mvuge ngo nababaye ngo bavuze gutya
hoya Oya, ariko byanga byakunda uhita wishyira mu mwanya. Oya, ikintu cya- Yego. Karine se ubona yabyara yanze kumubyarira. aho ngaho Icyo we icyo kintu- kintu nicyo navuze nti ariko nk'ubu uyu aranzi. Avuga ko yanze kubyara Jarike se. Eh, Upfikise na Jarike noneho. ibaze nyine kugira ngo umuntu yandike icyo kintu avuga ati Reka buriya umuntu wese ashobora kwimagina. Ni nk'akajambo yigeze kuvuga twari turi sinzi cana imwe. Igakomeza kumentioninga amacana y'abantu. Umuntu yigeze kuvuga nyine ukuntu dukora ubukwe dukundana namupropose agashira umwaka ataransubiza. Umuntu muri comment aravuga ati Karine bara yaramwanze afite undi ategeze abonye byanze byose amugarukaho. Urumva umuntu wese afite ukuntu yumva ibintu. ikintu wavuze Niyo mpamvu rero ntabwo ushaka kwinjira mu buzima bw'uko umuntu yatekereje. Ni nk'uko umuntu yavuze ngo twagiye kwivuza muganga. kandi koko nubwo mu mutwe ikintu birandasa nabwo mu by'ukuri umuntu afite akenge mu byibura kuko ntabwo nijya mbitekereza. ntabwo wabitekereza ariko nyine atleast mu kinyarwanda birumvikana Oya, ariko rero impamvu nkeka yuko Uganda bavura neza kuruta mu impamvu nkeka yuko Kenya hari- yatanze Kenya bya making sense. yatanze urwo rugero hari amwe Ahubwo mu umuntu afite makapo amabwenge. hari amwe mu makapo akunda kujyayo Kenya barabuze urubyaro. si baba birahari ari uwo erega twibuke yuko bivuga gutyo akatwohereza na fees yo kwa muganga. aha ariko ni wakoze akazi. no wait reka mbivuge muri ubu buryo mu by'ukuri rata ibintu byose mwimagina ni ibyo ku giti cyanyu sibyo ariko natwe dufite ibyacu ku giti cyacu reality ya realite yacu buri munsi turayivuga buri gihe turayivuga ariko ntabwo benshi bashaka kubyumva neza rero beta ko twebwe dushyiraho akadomo tukavuga tuti ntabwo twari twarabuze urubyaro ariko biradukomeretsa my friend ntabwo twari twarabuze urubyaro gusa Imana ishimwe ko noneho yaduhaye umwana yabanyomoje bantumwe kuko hari akantu akunze kuvuga ngo twebwe twari tuzi yuko turi bazima umuntu akibaza uti hawe kandi noneho ibaze yabura we yabura nyine nabyo byari ikindi kintu gikomeye twebwe twabaye mu gihugu ubuvuzi buteye imbere India buri mezi 6 twakoraga icyo bita body full check up hagize ikintu cy'ikibazo cyabaga kiri mu buzima cyangwa kiri attempt kuza mu mubiri wawe barabikubwiraga ku buryo bari kureba ahazaza bakavuga bati oya ntabwo ari ahazaza icyo nicyo muganga akora arapima akamenya kuri muzima full body check up nyine ariko ushobora no kuba uri muzima umwana ndetse ntabwo uzi ko hari n'abantu bazima ari bazima bose ariko kubyarana umwanya ntibikunda bikabanza kwanga uzi ko abazungu ngo bakunda kubikora mu majye kubana akabanza agapima akavuga ngo ubundi nubwo twese turi bazima ese tubanye twabyara umwana muzima cyangwa byakunda ibyo byose bibaho ntabwo rero muzi ibintu twakoze mbere gusa nk'abantu impamvu twabihagaritse mbere yo kubyara twari dufite iyo birandika nimara kuva mu nzira tuzakora nta nubwo ari choice yacu ariko abantu bumva ko iyo ari uko urubyaro rwabuze ibyo ntabwo rwigera ubu nkeka yuko muri bya bindi twahoze twibaza impamvu za gatanya zikunda kuba zagaragara ziri kwiyongera muri iki gihe kubera ingo z'abajene mariye n'uruntu sosiyete ikunda kubigiramo uruhare dufatiye urugero kuri ibi bintu mwaciyemo birashoboka yuko iyo hatabamo kwihangana no gukomezanya muri mwe umwe ari gucika intege cyangwa agapushinga undi bitewe na poroje mwari mufite turi bwaze kubigarukaho ariko se nanone Jarike ndetse na Karine mubona cya kibazo nitukigarukaho cya za gatanya z'abajene mariye ziri kutugaragaraho muri iki gihe ari uko batagira poroje runaka ngo bicire babiganireho nk'uko kwanyu mwavuze muti hari ibyo tugomba kuzaba twaragezeho mu gihe runaka tuzabone kuba twabyara birashoboka yuko ishobora kuba imwe mu mpamvu zaba ziri gutuma abajene mariye turi gusenya ingo muri iki gihe nibyo urumva ntabwo urugo rushingira kuri poroje gusa urugo rushingira ku bintu byinshi kuko dufata urugero mu banyi ubuzima buhari bugezemo hagati na poroje uzi ko hari umuntu ushobora kugukundira poroje nyine nk'uko wari ubivuze reka urugero ngo yashaka kumvuga ati wenda dufata urugero wenda ngiye kubanza kurangiza masters ni urugero wenda famille yanjye ikavuga ati iki kigore ni umutako wazanye urumva iyo ugiye mu bintu by'amabwire
ku side zose. Iyo hashobora kugira abantu bamubwira ibintu doesn't mean ko ari na family members, kuko ashobora no kuba afite n'umufriend bavugana cyane wenda kuruta yizera akakujya mu bintu, kuko hari abantu basenyera ingo kubera ibigare inshuti bafite. just. So ikintu cya mbere, iyo uri friend, iyo mudafite ibintu by'amabanga hagati yanyu, ubundi ikintu cyubaka urugo hagati y'umugabo n'umugore agomba kubamo ikintu bita shishishi. kari wimukubita twakubonye kari n'uvuyemo sha. Iyo mutagirana amabanga, buri umugabo ikintu atekereza, niyo hari umuntu wakuze ku mugore ashaka kumwinjira mu mutwe, muraganira nawe ukamenya ngo ndamutwara gute, nkuko nanjye mushaka kwinjira mu mutwe ukabimenya. Erega umuntu yaguhinduriye umuntu urabibona, umuntu wawe yahindutse urabibona iyo muziranye. Yego. So iyo rero mufitanye ubushuti, iyo umuntu amugiye mu matwi, buriya hari ingo zisenywa na byinshi, ubundi amagambo. Aguze ko n'igihe umuntu agutega umuntu akakwandikira kugira ngo mutayipinge afate screenshot akohereza umugore wawe. Kari nigeze abigukora? Oya, umuntu ushaka kuguteranya nawe wenda akavuga nk'umuntu avuga ati ariko ngiye buriya kari ke mba mbona ko atari siri, akagushakira nk'umukobwa bagutega. Byakubayeho se? Byakubayeho? Ntabwo byabaye, ariko nzi ko hari umuntu byabayeho inshuti yanjye. ubu rero reka mbabwire, ubundi ikintu cya mbere, urubyiruko bantu muri gushaka banza kwanza ugire kwihangana mu buzima. Ubundi ubuzima bwose tubamo hatarimo kwihangana wanasara. Banza wige ko ikintu cyose kizaba uzihangana, kuko mugeze muri iyo situation yabaye down, ntushyiremo kwihangana uragenda. Ikindi, mugire kwizerana. Ntabwo urugo ari ukujya mu rugo gutyo gusa hagiye, cyangwa ngo ni urukundo gusa. Urukundo rwonyine ntabwo rwubaka urugo. Haba harimo utuntu tw'udetaye mugenda mudetaye. Urukundo rwa wedding marriage, ariko urukundo iyo mugeze kugera mu rugo, urugo rwubakwa n'ubwenge, ibintu nk'ibyo. Ubundi ubwo nari mvuze kwihangana, kwizerana, sibyo? Urukundo ruza bwa mbere, yego, ariko n'ibyo bindi byose bidetaya nyine utwo tuntu. Ubu bizi ko byanga byakunda uzatugira, ntabwo muzihangana kimwe, nta nubwo mbese mugenda murutana bitewe. Ariko mu by'ukuri muri ibyo bike mufite mugerageza kubihuza hakavamo ikintu kimwe kizima. Rero njye ndumva rwose wige ko situation ihindutse wihindukana nayo, wikumva ko byacitse ndeka njye gushakira amafaranga ahandi. Hari abatipe ba Nigeria n'abasudani hari abafite ibifaranga, niba iwanyu krizi bakubise urahita uvuga uta, ariko ubundi ninde wakubwiye yuko hanze aha amafaranga adahari? Niwe wayabuze, ariko hanze arahari. Yes, arahari, ariko ntabwo yakugenewe. Niba atakugenewe, why not udashaka kuvuga ati ariko urabizi ushobora kuba wenda mburaye uyu munsi, cyangwa se meze nabi uyu munsi, ariko you know what, ejo hari undi munsi, kandi uwo munsi uzaza ntabwo uzi ikintu kiwuzanye. Buriya kwihangana gutera kunesha, kuko hari igihe ushaka kwirukankira ibyo bindi byiza byaje bifite bishayininga ukabiryamo rwose amezi atarenze 6. Nyuma y'amezi 6 uzaho wisanga uzaho wendinga puri mu marira gusa, uvuga uti wa wundi nari mfite wankundaga byibura by'ukuri ntawe uhari, none ubu mfite imodoka ndiriramo amarira, mfite etage ndiriramo amarira, nta muntu mfite tuzayibanamo. Kandi nyamara simvuze ko abantu bose baremewe gushaka, hari abantu hari abantu, yes, na sheri ni kuri, hari abantu no simvuze batabyumva nabi, ntibanyumve nabi. Abantu bose bazashaka ni nk'urugero ababikira, no nari nshatse kuvuga ko hari abantu nyine bose batagomba gushaka, si itegeko mu by'ukuri, ariko twese turiho kandi tuzabaho kugeza igihe Imana izavuga ati wenda ndaguhamagaye muri ubu buryo, sibyo? Tukiri kuri ibyo bibazo by'abajene mariye dukunda guhura nabyo mu rushako, icyo kibazo cy'ubukene twigeze gukomoza, twanatinzeho cyane, mwigeze no guhura nacyo, mwahuye nacyo, mwebwe murahemukirwa birenze. Hari ubyigeze kubaho nigeze kumva, noneho agana n'umushuti wiwe aramubwira uti se waryuza tukajya hano hirya ko ari abagabo badohereza amafaranga, icyambere cyo sabino ntabwo bagira amatiko, nta muntu ukuzi, kandi uciye umugabo wawe inyuma ntabwo yabimenya. Ko niko kuri
umugore tayari umukobwa aragenda agerayo arasarura araza ahahira urugo nama we urumva yashutswe na mugenzi amubwira uti umuca inyuma ntabwo yabimenya icyambere cyo wowe nuko mutakomeza kwicwa n'inzara kandi nawe arabikomeza kubikora yumva yuko ari kubikoreshwa n'urukundo ahubwo se reka mbabaza ninde muntu ubundi wenda ntago ngwicwe Imana ishimwe ntiturageza aho ngaho kuvuga ngo byabuze byacitse ushobora gusanga rega bitaba n'igihe gikomeye cyane ahubwo kiba n'ibyo igihe bigare kirekire. tugira n'ibyo bigare tugira yo kuri situation utari wenyine urimo ubundi ku isi hose ntabwo ari umuntu wahuye na situation wenyine jya ubyuka wumve yuko atari we wenyine kuri ino si wahuye n'ikibazo runaka hita utekereza ariko umuntu uri kuri oxygen uryamye kwa muganga wishyura umwuka wowe uri guhumeka kuki udashobora kuvuga uti ariko ubundi kuki mburayi rimwe nshobora guteza akavuyo kuki erega kuburara rimwe n'igihe wanasenga hari ikintu mugomba gusobanukirwa mu rugo no kuburara biba nabyo byabaho byabaho kandi rwose uko urugo rukiyubaka kera mu kuntu byari bimeze urugo rwajyaga kwiyubaka wenda umuhungu yarubatse inyuma y'iwabo ntabwo wagira ikibazo gutya iwanyu batetse ariko ubu ntabwo ariko bikimeze ubwo mu yandi magambo ushatse kuvuga yuko iyi miryango yacu itagira uruhare mu kuba yadufasha mu kubaka yakagombye kutuzirikana ikatuba hafi buri kimwe cyose ikamenya ukuntu tubanye ikadukurikirana nabo ntacyo baba bafite ikintu nakubwira cyo umuntu ashaka kugera igihe cyo gushaka waba bakodesha nawe ugiye gukodesha wajya iwanyu kubasabira ariko kera mu muco nyarwanda byabagaho ariko nuko ubuzima bwari buhari kera umuntu yarashaka ugasanga umuryango uramukurikiranye byari icyo gihe rega turi muri 2026 ubwo rero bigombe bihinduke ibintu bigomba guhinduka imiryango yongera igaruke yite ku bana imenye ikurikirane ntabwo ari ngombwa icyambere nuko baguha urukundo ku buryo badashaka kumenya ati mwana wacu imeze bite no uzi se hari ukuntu ushaka kumenya uko umwana wawe ameze ukamufasha muri duke ufite sibyo ariko si itegeko ko agomba kugukurikirana kugeza ubyaye wuzukuje ugize uti umubyeyi iyo yakurihiye amashuri uri kumva umubyeyi akagukorera ubukwe mukava mu busore nyine mukagenda ntabwo ari itegeko ko agomba kugukurikirana kugeza ushaje ntabwo ari itegeko ariko babikoze byaba byiza abikoze rwose Imana imuha umugisha kuko inkeka yuko biri mu bintu byadufasha mu kuba twakimbirana ngo tugirane ibibazo ufashije umwana wawe kwiyubaka kubaka urugo rwe aba yari umwana uzi ubwenge ariko kuko nabo babiha bakabipfusha ubusa iyo umufashe kwiyubaka at the end of the day mu gusaza kwawe nawe umenya aho ujya gusaza kuko utamufashe kwiyubaka wamera nka papa wa Diamond ukumufasha twavugaga cyangwa njye navugaga ni ukumenya no kumukurikirana yego n'ubwo buryo bwa financial bujemo icyambere cyo buriya hari n'abantu basenye ko badafite abantu bakuru babaganiriza cy'ubwo just ngo yitabye telefone ibyo bintu ufite ababyeyi babanza uzi ko ari abantu bashwana n'imiryango itarahura ngo ibiganireho abantu mwarabahuruje ngo babafashe gukora ubukwe mugeze igihe cyo gushwana ngo barashaka ko muhura ku murenge mutaricaza n'ababyeyi banyu kuri side cyane muri kuduhezanya hari abantu bashwana urumva ntabwo ababyeyi bakeneye mu bintu byinshi ni isi ya none ariko ni bakakuganiriza mentally ahantu hose ukamenya ngo at least mfite uwo najya kubwira ufite amaraso ashyushye ushobora gusenya kubera ibintu by'ubugore umuntu mukuru arakubwira ati ngiye mu gihe cyanjye byari bimeze gutya muranyibukije akantu hari umudamu umwe ngewe nzi washwanye n'umugabo we bapfa amarido yo mu rundi rugo rido izi zimanikwa buriya amarido agira ubwoko kandi arahenda iyo ushatse gukora inzu yose wowe wigiriye kwa kanaka waguze amarido meza urayarebye uravuze uti you know what nutagura no marido ntabwo turyama uraje umugabo ku nkeke kandi wenda nta n'igitoboye yifitiye uretse kuba wariye urumva kuba yabonye ibyo cyangwa hari n'imishinga mufitanye wenda se muri kubaka wenda se muri kugira gute noneho wowe uje uzana ikibazo cy'amarido uzi we intumbero y'umugabo ahantu iri buriya twebwe abagore sometimes twitekerereza ibyombo twitekerereza utuntu two gutaka mu nzu urumva ntabwo dushaka gutekereza
ibintu biremereye muri make dutekereza hano hafi hirya gato ntabwo dushaka kuhareba ni ah'abagabo reka ne ni kwivuniza ubwoba ah'abagabo singiye kwiruhiriza umutwe reka nitekerereze rido wowe umuzanyeho rido wari muri etaje we ari mu bindi bintu bindi birenze arimo cyangwa atekereza arashaka no kukwimura cyangwa nyine ibyo ndamureye yes nabi arimo arateganya future yawe wowe uzanye rido none ubu muraje ku nkeke kuri rido agejeje arakubwira ati ariko waretse kunsakuriza uri kumbwira iki wowe uhise ujya hari urarakaye uratumbye urarize cyangwa se uranamututse muratukanye murashwanye muteranye hejuru ngo ngaho yimanya amarido ariko kuko ushaka competition y'abagore hagati ubundi ibyo bintu bita ibigare mw'abantu noneho umugore muturanye my godness arashaka kubaho nka kanaka wawe agifite 13 ntabwo birarema arahita akubwira ati ariko ubundi uransigaza inyuma y'isuzi ko hari undi muntu hanze njye ubundi uri umugabo umuntu w'umugabo uzi utongereye umugabo aratroma kandi iyo afashe iyo troma we ntabwo agaruka yego biba byumvikana ubwo bimwe mu bintu dushobora kwirinda harimo n'ibyo bigare hari ikintu twigeze gukomozaho kare cya sosiyete zidukikije ariko zikunda kutwereka ko zibabajwe n'ukuntu tubayeho kandi mu by'ukuri iyo tugize ibibazo ntabwo zihaba ngo zinahagoboke nta n'ikintu badufasha ariko ugasanga bari kwita kuri kaburi detaye twabikomojeho ku rugero rwigeze gutanga twanavuzeho mu byavuzwe by'uko mwari mwarabuze urubyaro aba bantu iyi sosiyete kuko nkeka yuko ku giti cyanjye ishobora kuba yagira uruhare mu isenyuka ry'izi ngo z'iki gihe bashobora kuba benshi cyangwa bake ariko babigiramo uruhare kubera ni gute dushobora kwemera ibyo biri kuvugwa no kubana nabyo no kubyihanganira nkamwe mwabiciyemo ndavuga yuko ari nk'inama cyangwa umwanzuro mwatanga ku bajene mariye bari gutera ikirenge mu cyanyu kuko imyaka 3 si mike ntabwo ari mike 3 mutegere cyangwa mufite izo gahunda muri kumva ayo magambo bavugwaho yego ku ruhande rwawe ku mukobwa cyangwa ku mugore yakwitwara amate kuri ibyo biri kuvugwa Jarike nawe aze kutubwira ku ruhande rw'umugabo uburyo cyanafasha ndetse n'uburyo cyakwitwaramo njyewe ku ruhande rw'umugore cyangwa se bagenzi banjye icyo numva nababwira nti ba wowe ubundi wisengera Imana nyine ntushake kuba undi muntu weba wowe wumve ko ubuzima ufite ubundi nyurwa n'ikintu ufite aka kanya n'uburyo uri kubamo aka kanya ayo magambo aza uko yaza kose ufite no kwihangana agucaho akanyura hano wowe ubuzima bwawe bugakomeza bupasinga aho byanyuze ntibigutere nyine stress ngo wumve ngo bavuze ngo byabaye too much nyine ngo byakuremereye no ishyire mu mutwe ko ku isi hose ibintu biri kuhabera bitakureba ubundi nicyo kintu nicyo naje gusanga gihe kimfasha babivuga batabivuga ntibindeba aho hantu bicamo neza musenge mwubahe Imana ubundi ntimuharare ntimwumve ko ibintu byose nta kitara kugenewe ariko nta n'ubwo uburyo cyakugenewemo nyine ugomba kwishakira inzira urakora icyo ugomba gukora ugategereza Imana ikagucira inzira Jarike rero inama nshaka kugira abantu bashaka kubaka urugo bikangwa n'abantu bakubwiye ngo kuba atinze gushaka bikangwa n'abantu bari mu bukwe bwawe menya ko ubukwe bukirangira nta muntu ugufitiye impuhwe nta n'umuntu ugomba kubreminga ko nta kintu yagufashije nimba wumva uri umugabo udashobora gutekinga care of your wife ugumye kwa papa wawe na mama wawe kandi ni mbi ibyo nabibwiraga umugore nawe ikintu namubwiraga umugabo wawe ugomba kwakira ko ari strong enough ntabyo kumubreminga ukareka agatekereza ibintu biragenda umugabo iyo umuhaye amahoro niba waba uri umugore udakora urugo rutera imbere hari ibintu by'abagore bakunda ngo umugore ukunda ngo gukora ngo ukunda kugira gute njye ntabwo ariko nizera umugore ureka ugatekereza ukubaha nawe ashaka gukora poroje akakubwira ati mfite iyi poroje reka tuyiteranye mukabitekerezaho urugo rutera imbere just kubwuzuzanya
ariko nta mugabo ukeneye umugore wo mu business woman kugira ngo urugo rwubakwe, ahubwo dukeneye umugore wumva ko ari umugore n'umugabo akumva ko ari umugabo. Nawe nimba uri umugabo akitinga nk'umugabo mu rugo, umugore na decidingira urugo akarutunga imyaka 2, 3, 4 basi nimba uri umugore muri iyi minsi abagore babona amahirwe, nimba abonye amahirwe y'amafaranga n'urugero nta nubwo wanamubwira ati zanamo agaproje nanjye mbona uko nkora, ureke ku just gutegereza ko umugore yinjiza gusa nawe utinjiza. Yego, mu byo mwaciyemo ni ishuri, ariko iri shuri hari byinshi byabigishije, hari ukwizerana kwatumye kwiyongera hagati muri mwebwe. Ngiye kuba challengingaho gatoya, turi ku musozo. Murahindukira, niba hari ufite icyo ashimira undi kubera ibihe mwaciyemo, byabyo byose izo ntambara mwacanyemo, byaba umunezero, ibyishimo, umuhindukire mwigire ijambo mushimiramo mubwira ari kuvuye ku mutima. Umwanya ni wari umuntu. Reka mbanze kuko ndumva nta kintu mfite cyo kukubwira. Oya. Urumva nta kintu ufite cyo kumubwira. None se ugira ngo ibintu byose tuba twarabibwiranye tugenda dusubira mu rero kansubiremo. Sheri, ndagushimira ko wambaye hafi ibihe byose twagiye tubanamo, ariko noneho mu bikomeye. Kuriya kuntu njyewe nigirira utuntu twinshi two kukubwira, ntabwo wanyigizaga ko kubw'ibibazo dufite, ahubwo twarabiganiraga tugaseka tugatembagara ubuzima bukendereye. Ndabigushimiye. Narangije njyewe ubwo byari byaragiye. Okay, ikintu mushimira cya mbere gikomeye nuko wabaye nyine umugore ushyingura mu nda, niko navuga. Ibintu byose twaciyemo ukabigumana, simbyumve hanze, kandi hari abantu bahura n'ibibazo bagatabaza kugira ngo wenda ubuzima buhinduke, ariko icyo gihe warabigumanye mpaka kugira aho uvuze ngo ibintu tubivanyemo. So ni ikintu gikomeye nakwigiye ko numvaga ari njye uri strong, ariko naje gusanga hari ukuntu ndushamo. Urakoze. Njye nizera ko njyewe nawe dushoboye kuruta ibindi biturutse ahandi. So that's it. Birabaye. Birabaye. Naki niki? Ikindi. Urumva habura iki kintu? Numva ujye guhita umugwatira ukavuga uti rero reka mbabwire rongotani n'ubundi duhora hari ibintu byita n'ubundi turabihorana. So rero ntabwo turi ba bantu bashyitsi, ntabwo dushyuha ngo tunakonje, turi ba bantu bahora. Turi ba bantu bahorana udushya twacu. Ikintu nari negereje nyuma yo kubwirana ari amagambo. Uzi impamvu nuko tuyabwirana n'ubundi buri gihe se inshuro nyinshi. None se nk'ubu iyo twicaye bitabaho ntabwo tuba turi aho. Nk'ubu iyo twicaye twarangije ibintu byacu, imirimo n'ibiki, ibintu byose dukora, n'iki kindi twaganira kirenze wenda iyo mishinga n'ibiki n'ibindi tuba duteganya kuzakora. None se iyo uhindukira urebe nka Jarike, iyo umurebye mu maso umubona ute? Reka nkwibarize icyo kintu. Mubona nti ureba nyine turi kuri physical appearance n'ibindi ndani. Physical appearance n'ibindi byose. Uho yamureba kuri kureba ku gikuta. Rero kureba bibaye. Iyo murebye umugabo wanjye, iyo murebye numva mukunze, ndamukunda. Kandi arashaka ngo duhoberane. Ojyana ntabwo ari icyo. Hari undi uvuga uti ngiye murebye. Mubonamo ewana yarwanya ikarundura. Oya nindwanya, icyo cyo nicyo rwose. Mbese icyo ari cyo kivuze. Nagisimbutse muri hangana kari kancitse. Umugabo wanjye nindwanyi ikomeye, kandi ikintu mukundira ahorana plani zose zishoboka kugera kuri Z. Niyo byakwanga bigapfumura bikagenda bite, hari aho bipfumukira byanga byakunda. So atuma natekereza cyane nyine, atuma nirushya, kuko hari ukuntu umuntu umwe ubundi buriya niyo mpamvu twuzuzanya niko bavuga.
hari umuntu umwe uri febure muri iki undi ari strong muri iki ndamushimira ko ari strong mu bintu byo guhita atekereza sharp nyine biri sharp gutekereza kwe agahita kubona plan B mu gihe njyewe nkanjye nk'umugore ndabanza nkabitekerezaho nkacika intege nkavuga ubuse biri bugende gute ubuse what next nyuma nkaza kuvuga mu mutima wanjye nti sinjye nyine bibayeho yes nkiha amahoro nkanumva ko ejo hari undi munsi ariko at least we plan B ibihari ndagushimira ko uri strong enough Jari wowe umubonamo iki murebye ijambo rimwe umutima w'urugo mana yanjye noneho kagura gakwiye haleluya musubireyo nama kubwizo mpamvu muhite musubirayo nama muhite musubirayo nama ntabwo cyari burangire yego reka tubashimire reka dusoreze ikiganiro aha ngaha Jari tugisoreza aha ngaha tubashimira ko mwaduhaye umwanya kandi mwakomeje kwihanganirana reka mbivuge gutyo no kwihangana no kunyura mu bintu biruhishe gutyo mukaruba indwanyo wa mugani wanyu reka dusaba abandi rero gukomera no gukomeza bagatwara kigabo kuko ibibazo ni ahantu bitaba ushobora kubihunga wibwira ko mukwebye ugasanga niho biri kurusha icyaba cyiza rero ni ukwihangana nuko mwabyumvise mu buhamya batuganirije mu nyigisho baduhaye ni ukwihanganirana bakarwana rero reka tubibasabe kandi koko mwishyize hamwe mwagera kure ubu ngubu hafite ibyiza bajya kuzatubwira mu minsi iri imbere tuzagaruka tuza tubibereka byagezweho cyambere cyo reka tunabifurize kosa ndetse no kubyara hungu nakobwa wamugana abanyarwanda ngo basubire n'amahwa turabyakiriye amen reka tugane ku musozo Jari umuntu ushaka kubakurikirana yabona ate contact ari ikibazo muzitanze ushaka kubavugisha hari project tugiye gutangira ya podcast yitwa Chat Bivazo dushaka abantu b'amakapozi abantu bashaka ko tuzakorana ibiganiro batwandikira ushaka kuri Instagram ukadura DM abantu barimo barabyumva umwana arimo ararira tugiye kwihutisha ibyo dusoza kugaruka ndumva ahantu hose watubona Rikandi Karine kuri Instagram The Local Family TikTok The Local Family ndumva ari ibyo contact